akabwira umukobwa ati dutangiye n'umukobwa abagenzi bigaragara ko avuye ku ishuri, bigaragara ko umukobwa ari umunyeshuri, yaraje yirukanga ibyishimo ari byose. Ako kanya yahise ahagarara, isuri irahinduka, umukobwa mu maso hari hakeye, yahise yijima ako kanya. Ese umukobwa abaye iki? Ahamagara ngo brother, akomeza guhamagara brother. Ese brother w'umukobwa abaye iki? Ese kuki inkuru umukobwa ari witangiriyeho bagenzi? Yahise ati igikapo hasi, arirukanga ako kanya ahita agera kuri musaza we yararyamye hasi. Akomeza guhamagara brother, aramagara ati brother winsiga bagenzi, brother winsiga. Umukobwa arako yazunguje, akomeza arazunguza ari nakakomeza guhamagara brother. Ese brother w'umukobwa abaye iki bagenzi? Ese brother w'umukobwa arapfuye? Umukobwa akomeza kuvuga ngo wisiga brother, niwe narisigaranye wenyine, dore mama na papa bose nabo tugisigaranye, niwe mubyeyi nari mfite. Bagenzi mujye mureba isi nikimera. Ese brother w'umukobwa arapfuye? Ese apfuye yishwe n'iki bagenzi? Ako twe turi kureba tubona ko afite agapomo kasima, abakoye basima kagapomo bagenda bipoma ngo babashe kugarura mwakuka bagenzi. Umukobwa yakomeje kuzunguza agapomo ari nakagapoma mu kanwa k'umusore ngo arebe ko yamugarura ubuzima. Ako kanya musaza umukobwa yahise aronka ubuzima, yahise aronka kuka, arahumeka. Ubanze kumuka wari wamushiranye bagenzi. Umukobwa yahise aramupoma ngo arebe ko yamugarurira ubuzima. Disubiza ko umusore bwaragarutse bagenzi. Umusore disi yari yabuze imyuka, yari yabuze ubuhumekero, yigwareye za ngwara z'ubuhumekero bagenzi. Umukobwa yahise aramubyura ariko akabaraga ni nako, bigaragara ko nibwo yarakiva ku ishuri ntari bwanashike mu rugo. Umukobwa wacu ni mwiza bagenzi. Yahise aryamika umusore ku ntebe aramubwira ati ryama werekeye nkuku akayaga kari buze kuva. Umusore yararyamye byanga. Umukobwa akomeje kurira ati ese nk'ubuze nabo wande brother wanjye. Bagenzi birabaje mujye mureba. Umusore yararyamye, umukobwa yahise yinjira mu nzu ako kanya, sinzi ibyo agiye kureba mu nzu. Bagenzi mujye mureba isi nikimera. Umukobwa yarangije kwitaho umusaza we, harahandi yaje. Ahageze hari umusore yamubonye aramutangarira. Umusore se kuki umukobwa batweretse urundi ruhande? Umukobwa yaraje yegera undi musore, bigaragara ko atari musaza we. Yaraje aramusuhuza. Umukobwa yitwa Betty, arambwira ati Betty bite? Betty arambwira ati ni byiza. Kuki uri ngaha Betty? Arambwira ati nta kibazo. Ati brother wanjye afite ikibazo kandi wari warambwiye yuko ninemera ko nzabashiri wawe kuzajya amafaranga ko hari ibyo uzajya ufasha. Umusore ati yes narabikwemereye Betty, ni ukuri kw'Imana n'ubu nubyemere, numara kuba girlfriend wanjye ukamara kuba sheri wanjye nta na kimwe ntazaguha, n'ukuri kw'Imana amafaranga nzayaguha, ikintu cyose wifuza cyose nzakiguha Betty. Nubu habwo mbwira ko nubu yashaka nubu nyaguhe Betty, rwose mu buzima bwanjye bwose uzaba uwa mbere, nyizera Betty, nyizera roke tiraba, nta kibazo urabandi n'umusore mwiza. Umukobwa aramubwira ati ndabyemeye kuba girlfriend wawe, ndemeye kuba sheri wawe, ariko mfite ikibazo cya musaza wanjye, shaka gusevinga ubuzima bwe buri mu kaga, shaka kumufasha ubuzima bwe buri mu kaga. Umusore yarishimye aravuga ati Betty urabyemeye? Betty ubu ni wondi kureba rwose wemeye ko naba boyfriend wawe? Thank you Jesus. Rwose reka tujye mu nzu amafaranga nyaguhe Betty. Betty amafaranga ndayaguha n'ukuri kw'Imana wigira ikibazo, amafaranga yose ushaka ndayaguha. Umugabo aramubwira ati n'ukuri waba umfashije, musaza wanjye agwaye ingwara z'ubuhumekero, umfashije kabisa, nagura agapomo nkamuha disi ako yarafite karamushiranye. Umusore aramubwira ati wigira ikibazo ndaza kubyitaho,
ndazi araza kumera neza musaza wawe ko wemeye kumbera girlfriend, wigira ikibazo byose biri buze kugenda neza. Bagenzi mujye mureba umusore yemeye gufasha umukobwa, ese yemeye kumufasha kumva z'urukundo, ese nta kishi nyuma yo kuba umusore agiye guha amafaranga umukobwa, ese kuki umusore akomeza kubwira umukobwa ngo nibajye mu nzu aba ari amuhera amafaranga. Bagenzi umusore abwiye umukobwa reka tujye mu nzu amafaranga nyaguhe, wigira ikibazo everything biraza kugenda neza. Umusore yaragurutse ari nakabwira umukobwa ati genda gake witsikira tujye mu nzu amafaranga nyaguhe. Barinjiye mu nzu bagenzi, ese kuki umusore abwiye umukobwa ngo bajye mu nzu aba ari hajya kumera amafaranga. Nje muri kumwe ni Junior, reba nanjye ndebe ndazi baza gusobanukirwa. Aha turi ni kuri Neza Empire. Umukobwa yahise ava kuri ya musore, ubwo yaragarutse, agarutse nibwo yaje kureba brother we. Yaraje disi umukobwa ni mwiza, yaraje disi aratashe, umusaza w'umukobwa yarakijyamye n'ubu ntiyakijyamye, bigaragare ko nta kabaraga araronka. Umukobwa yaraje yegera umusore disi, umukobwa aratuje, umukobwa abagenzi namwe muramubona yaraje akomeza kwegera umusaza we, akomeza kumwegera gake gake, ahise amukangura ako kanya aramubwira ati brother wake up, byuka. Arambwira ati how are you Betty, umeze gute? Ti musaza wanjye meze neza, mvuye kukugurira kandi gapomo. Yo wa musore disi yahaye amafaranga umukobwa, musaza w'umusore aramubwira ati ese gapomo agakuye he? Amafaranga ukagura agakuye mukobwa musista wanjye. Umukobwa aramubwira ati udufaranga twose wazurama twa Argent Poche nagenda ndadusavinga, none narabonye twaragwiriye mitanguramo agapombo musaza wanjye. Yo umukobwa yabeshe umusore disana yakuye amafaranga. Umusore yabwiye umukobwa ati nanjye nimara korerwa nzashaka akazi, nimara gushaka akazi nzajya ngusubiza udufaranga twawe. Umukobwa aramubwira ati kabisa wigira ikibazo umusaza wanjye, tibi byose nyine ndabikora kubera urukundo ngukunda. Umukobwa yabwiye umusore yabwiye umukobwa ati thank you kabisa ndagukunda mukobwa mushiki wanjye, ntugire ikibazo, ejo hari akazi nzaba nagiyeho, nimara kuronka udufaranga nzahita ngusubiza udufaranga twawe rwose wigira ikibazo. Umukobwa yabwiye umusaza ati nta kibazo brother wanjye, byose mbikora kubera wowe, erega ne muvyeyi nsigaranye. Umukobwa bagenzi bigaragara ko ibera mu muryango wishimye n'umusore, mujye mureba bakomeje kuganira disi. Umukobwa n'umusore barishimanye, bigaragara ko bonyine bahari kuko nabandi bavyeyi turi kubona. Kandi nkuri gitangira umukobwa yavuze ko n'umusore ari we muntu asigaranye. Umusore abwiye umukobwa ati genda mu nzu urebe hari utwo nakubikiye ubanze ufata ifunguro. Arambwira turebe ari ya hejuru byose none nabishize, udukimba n'agaceri rwose byose bimeze neza nta kibazo mushiki wanjye. Disi umusore bigaragare ko bishimye nahagwaye. Yo mujye mureba abagenzi, umukobwa yagiye mu nzu ajya gufata akantu ko gufungura, umusore atora agapomo. Ubuzima bwarakomeje burisunika. Hashize ibyumweru bitatu bagenzi, nyuma y'ibyumweru bitatu wa musore bamuzaniye umuti. Umukobwa bigaragara ko agiye ku ishuri. Umusore abaje mukobwa tumeze gute mushiki wanjye? Meze neza rwose ngiye kujya ku ishuri. Umusore abwira umukobwa ati nanjye ubushize twadufaranga wari wanguremo wa muti naraturose, reka ngo udufaranga urabe ko wazoraronka ayo kugura akavoka n'agagati. Bagenzi umusore n'umukobwa barishimanye, yahisemo twadufaranga twe yari yaramwemereye ko namara kuronka akazi azatumuha. Umukobwa aramubwira ati wow urakoze cyane, no musi waza kumbera umunsi mwiza. Atariko numva nameze neza musaza wanjye, sinzi ikibazo ufite muri ngewe. Bagenzi umukobwa akomeza kumva ngo ntameze neza, aramubwira ati sana numve ko ufite umuriro. Umusore abwiye umushiki we ati ndi kumva umuriro ari mwinshi, ibyo kujya ku ishuri bisubike n'ukuri uzagende cyo mba numva utameze neza. Umukobwa aramubwira ati oya ntabwo nasiba ku ishuri ko dufite ikizamini gikomeye. Ati yaba atari ikibazo nanjye sinari kwirirwa ngenda ko numva mu mutwe nameze neza. Umusore yabwiye mushiki we ati genda ku ishuri ukora ikibazo, numara kuvayo uhita uza mushiki wanjye urebe ujyamo uruhuke, hari igihe usanga ari umunaniro. Yo umukobwa yabwiye umusore ati nta kibazo musaza wanjye. Umusore aramubwira ati wiyiteho, aramubwira ati bye. Umusore aramubwira ati bye, n'umugabo aramubwira ati bye. Ese bagenzi uriya musore yahaye amafaranga uriya mukobwa niwe yaba yishije nyuma y'uko kugwara k'uyu mukobwa? Umusore asigaye aririmbira, bigaragara ko ari umusore wishimye na mushiki we. Bagenzi mukurikirane nanjye ndebe. Tuvuye ku rundi ruhande hari abandi batuzanye, bigaragara ko abanyeshuri bigana na Betty, kuko turebye uniform Betty yari yambaye niyo nabo bambaye, ariko aho bari bigaragara ko basa n'abataye umutwe. Ese babuze iki? Barakomeza kuvuga ngo turananiwe, I am tired, ndananiwe. Ese ni mukobwa naniwe wenyene? Baramubwira ati reka tugende tucye komeza dutegereje umuntu tutazi yari buzanane. Baramubwira ati reka tugume tumurindiriye ngaha. Baramubwira ati oya
cyo simba nkeneye kuguma ntegereje umuntu ntazi yari buzanane. Ese bagenzi bakobwa ko bari kwivovota buri kanya, ese nibiki? Umwe muri bo yaragiye ambwira ati ese uragiye? Nabatiye se njye ndigendeye. Bigaragara ko abakobwa hari umuntu bagenzi bari bategereje. Ese umuntu bakobwa bategereje ninde ku buryo yanabatindiye bikarangira umwe yigiriye? Hari uwaje aza yirukanka akomeza kwiruka, ariko umwe muri bajya bakobwa yamaze kwivumbura avuga ko atakomeza gutegereza umuntu atazi yari buzanane. Bagenzi umukobwa yaje yiruka, bigaragara ko umugabo wacu bagenzi aragwaye, twe turabizi, naho bari abakobwa bari kwivumbagura, umukobwa bari kwivumburaho disi aranagwaye. Yakomeje kuza yirukanka arahatiriza, akomeza kwiruka ahatiriza, yabagezeho baravuga ati munyihanganire, titwakomeje gutegereza kuva kandi ndebere yagiye kigeze. Ati mumbabarire rwose, nanjye sinari nzi ko biri bugende uko, buri igihe nataye ejo nakomeje kumva ntameze neza, ariko bumva numva nyine ari sawa. Cyangwa se wibagiwe gahunda tuba dufitanye. Atuye n'ukuri ko Imana mumbabarire ntabwo mba nabyibagiwe. Bahise bagenda ku kanya, bagenda baganira. Uko bakomeza baganira ambwira ati banguka, ako umukobwa bagenzi ntameze neza. Ati ese wabaye iki Betty? Ambwira ati umeze neza? Ati wapi ntabwo umeze neza bagenzi, umukobwa wacu ameze nabi. Ese yabaye iki? Yo, yahise agwa ku kanya bagenzi bataranagera kure, bakomeza guhamagara ngo Betty, barahamagara Betty, kanguka Betty. Ako bagenzi Betty wacu turi kureba afite ikibazo, yavuye mu rugo abiye musaza we. Icyo kibazo se gihuriye bagenzi n'uriya musore wahaye amafaranga n'umukobwa. Mujye mureba abasore namwe, mujye mureba namwe bakobwa, umukobwa yajyamye hasi. Yo, bigaragara ko afite ikibazo gikomeye. Ese umukobwa yabaye iki? Ese indwara umukobwa arwaye tutari kumenya niyihe? Ko twatangwanye filime tubona bibereye umuryango wituje wishimye. Bagenzi mujye mureba, umukobwa yahise yicara ku kanya. Yo, bamaze ati ese Betty wabaye iki? Bagenzi abakobwa sinzi ikintu babonye. Hari umukobwa tubona afite akantu mu ntoki. Ese akantu umukobwa afite mu ntoki n'agaki? Bavuga cyangwa ati ko turi kumva utameze neza, ni gute wabaye iki? Ahubwo ati bakomeza kumva umutwe nyine ukomeza kudundadunda. Umukobwa harako yakuyemo test de grossesse bugahita kamwaka. Akumva bigaragara ko afite ikibazo. Betty ni biki Betty uratwite? Yo, kumbe Betty wacu aratwite bagenzi. Betty iyo nda wayikuye ko tuzi nta muntu ufite, ko tuzi nta boyfriend ufite, ko tuzi nta muntu n'umwe Betty muvugana w'umuhungu. Ese Betty iyi nda wayinyoye mu mazi, wayirose muri message? Betty wayikuye iki cyakubayeho Betty tubwire rwose iki cyakubayeho Betty. Yo, yavuga ati ndikumva nameze neza, nibwo nagiye mu farumasi, ubwo nyine baramfite ikibazo, ngize ndareba nyine bambwiye ko agatese de grossesse nicyo gihe nahise nkabika mu mufuko. Kumbe kari agatese de grossesse umugore yakomeje ukagendana. Bagenzi nibwo abakobwa bagenzi be bakabonye. Yo, wa musore kumbe yateye inda Betty, yawe ufaranga yamuhaye kubera mukunzi. Bagenzi mujye mureba ari nako mukuranga amasomo. Umukobwa wacu disi yatwaye inda atifuje. Mujye mureba nuko ibibazo bivuka. Umukobwa avuga ati se Betty kuki byabaye ukanga kubitubwira? Ni iki cyatumye Betty bigenda uko? Yo, umukobwa yarakomeje kubasobanurira avuga ati naje musaza wanjye sanga yagwaye, nibwo nahise ngenda kuri ya musore, ubwo ndamubwira ikibazo nahuye nacyo. Yo, disi umukobwa yarababwiye buri kimwe cyose ahera kuri 0 ageza kuri Z. Abakobwa barumiwe. Arababwira ati nibwo yatangiye kuza arankorakoraho, arambwira ngo amafaranga ngo arayampera mu nzu. Ubwo tugeze mu nzu bagenzi murebe inkuru umukobwa yibabwiye, yahereye ku munsi wa mbere.
nzu, kuki utabanje kudusobanuza? Iyo bagenzi mujye mureba nuko ababazo bigenda bahura nabyo. Umukobwa yakomeje kubasobanurira, abakobwa bavuze icyo bakora barata umutwe, baramubwira ati ese ni gute umuntu nkuriya yaba yarahe guhemukiye? Ati ntabwo nari nzi disi ko yazamemukira. Iyo bavuga ati ese ni gute tuzabibwira musaza wawe? Bagenzi mujye mureba, ikibazo ni uku kivuka. Barabazanya ati ese tugiye gukora iki? Ese turakora iki koko? Ese turi gukora iki Betty? Turi bugukorera iki rwose kugira bino bintu byawe? Yo bitora umurongo. Betty yakomeje kuri
Tireka tube turindiriye. Ese Betty kuki ukomeza kugaragara nkaho utameze neza? Umeze neza? Betty kuki ukomeza kugaragara uko? Betty jya wishima, ibyabaye byarabaye. Betty jya wishima n'ukuri kw'Imana. Betty kuki utameze neza? Arambwira ati ntabwo meze neza nyine ni mu ndeke jyenyine nyine nkomeze kubaho jyenyine kuko ibibazo bindimo ni ibyanjye. Bagenzi mujye mureba Betty yarababaye kugeza nahanze arica ku nshuti ze buri kanya. Yo mujye mureba agahinda nk'aka kabaho. Umukobwa umwe yaramukurikiye akomeze kumurelaxinga, arambwira ati wamuretse Betty niki cyakubayeho Betty? Waje tukajya ku gakafitariya basi tugafata ku mata. Bagenzi Betty amaze gutaha ntiyageze mu rugo kwa musaza we, ahubwo yahise aza kwa wa musore wamuteye inda ku kanya. Betty yahise akomanga kwa wa musore. Ese Betty agiye kubwira icyo uriya musore? Bagenzi mujye mureba, yaba ati urinde? Arambwira ati ndi Betty. Umusore yabwiye Betty ati tegereza ngaho ndaje.
mujye mureba umusore disi yakomeje kwiganira undi mugenzi we ako Betty na ibibazo afite twamaze kubibona, ibibazo byakomeje kumukomerana, efe za Betty zakomeje kuzamuka, bigaragara ko indi igiye no kugaragara abagenzi. Ese biraherera he? Wa musore wundi yabwiye cya gisore cyateye inda Betty arakibwira ati reka nkwereke uburyo ki twabikora kuburyo kinda twayikuramo atabizi. Ati uraza kumuhamagara umwibeshesha utuntu ndazi biraza gukunda. Igisore kiramubwira ati ufasha rwose gutekinga solution y'iki kibazo, nukuri nzagushimira. Igisore bigenzi hari ibyo bavuganye, hari gahunda bapanze n'uyu musore. Ese bapanze gahunda yo guhemukira Betty again? Yo bagenzi mujye mureba ukuntu abantu ari abagome. Igisore kiramubwira ati umva hari uburyo kingiye kubigufashamo kandi ndazi biraza gutora umuti. Atei atoki tikumbe tireka ntari bitubikora uko. Bagenzi Betty baramugambaniye again. Yo bagenzi Betty dore ruhande yibereyeho ari kwisomera agakaye, ari gusoma ikaye bagenzi, ari nakakomeza gutekereza byinshi.
dore agahinda afite, dore umujinya Betty afite, Betty isereri ni ikishi, Betty yabaye ikibagenzi ko twaherutse igisore kimwinjiza mu nzu, mbega abasore mujye mureba we baba we, Betty cyaramukoreye ibintu bibi, Betty aratashe, umusaza we nibwo yabyutse, bigaragare ko yari adasinziriye itiro n'igishi, umusore amuravye ati Betty, how are you Betty? Niki cyakubayeho? Betty uvuye he? Ijoro ryose Betty uvuye he? Bageze twebwe ahantu Betty avuye twahabonye, ariko Betty amubwiye ko yari kumwe n'inshuti ze, yaraye ku nshuti ze bagenzi z'abakobwa. Ati kuki Betty usigaye urara mu gahinga? Ntubimbarire, nagushakisha ijoro ryose Betty, nakubuze Betty, ibintu wankoreye n'ibiki? Bagenzi, Betty yanze kubwira ukuri musaza we. Ese Betty wavuze ukuri musaza we akamenya icyo gukora? Arambwira ati ntuzanongere n'ikindi gihe Betty. Betty arabwira musaza we ati umbabarire n'ukuri kw'Imana. Ati nyine nagiye ku ishuri nakubwiye ko mfite ikibazo cy'uburwayi, nibwo nahise ngenda kurara ku bashuti banjye. Arambwira ati kuki usigaye urara ahantu utabimbwiye? Ati nta na telefone ufite wenda ngo ubimbwire. Ati mvayo mu nzu wenda urabe. Ubwo se urajya ku ishuri ko mbona saa 3 zigeze ga Betty wewe? Mugambwira musaza we ati reka noge ndebe ko nasubira ku ishuri. Musaza mugambwira ati amasaha yamaze kurenga. Ati Betty narakaye, ati nta kundi nyene birababaje. Ati Betty bwuje nyene, Imana ishimwe. Umusore ahise akora ku kimenyetso aravuga ati Imana ishimwe bwuje. Bigaragara ko umusaza w'umukobwa disi akunda mushiki we, birababaza n'ukuri kw'Imana. Karakeye abakobwa b'umushuti ba Betty bigaragare ko nabo batazi ibyo Betty yarayemo, nibazi ko Betty yaraye n'ikindi gitipe. Betty disi yaje ahagarara aho ngaho, bigaragare ko yagiye ku ishuri agasanga amaze kwinjira, abura n'ukuntu yagenda mu ishuri ko amasaha yari yamaze kumurenga. Abakobwa disi baramubwira ati Betty kuki uri ngaho utaje mu ishuri? Wa mukobwa w'umushuti wabo yahise aza ku kanya arabwira ati se Betty byagenze gute tutakubonye mu ishuri no munsi? Betty arababwira ati nari ngwaye, niyo mpamvu nabyutse sanga simeze neza. Umukobwa arabwira ati okay, tibayi reka nta kundi nyine wihangane. Betty bigaragare ko yanze kuvuga ukuri ari kumwe n'abari abakobwa. Betty yahise abwira ati anyway, ati ndanshatse kubabwira naze kubivuga uriya mukobwa hari tubyo nagiye kwa wa musore yamaye ikinini kitwa Flat Tommy Pregnant Pill. None icyo kinini kuntu gikora ngo iyo umuntu atwite indago ntabwo ishobora kuba nini kugeza igihe ngatwinga abyaye. Nukuri kw'Imana nge nanjye navyizeye kuko nubu nyene numva mu ndamenga nta kibazo. Turebe Betty. Betty undi mukobwa yarabyumvise bagenza umubiri umuva harashishimugwa. Areba Betty aribaza ati Betty ibyo bintu uri kuvuga uri serious? Undi mukobwa bagenzi bigaragare ko hari ukuri azi yambwira ati Betty Flat Tommy Pregnant Pill icyo kinini Betty wakibonye he Betty? Betty arambwira ati reka twe twiga muri secondary nta bintu byinshi turamenya. Ati buri uriya musore we yaranagaraduwetinze, afite umushuti yagaraduwetinze arazi ibintu timaze yagaraduwetinze mu bijyanye n'ubuga. Ati Betty nge n'izina ry'Imana ndazi icyo kinini kitwa Flat Pregnant Pill Betty ntabwo kibaho. Tunose Betty nta kibazo wewe wumva ufite? Nyine navuye amaraso menshi nyimara kukinywa ariko ubu numva meze neza. Betty ibintu wakoze nibiki Betty? Betty we Betty kuki uri mu byago? Betty ubuzima bwawe buri mu kaga. Umukobwa bagenzi yabwiye Betty yuko bashaka kuba bamukuriye mwinda. Betty yagize mu ubwoba. Betty yagize ubwoba bagenzi. Undi mugakomeza kumusobanurira ati nukuri kw'Imana ibintu biri kukuba ko twe ntabwo turi kumva ukuntu tuzabisobanurira brother wawe. Bagenzi mujye mureba ibibazo bimubanye ko Betty si yaramwikaragiye imufungiraho amaferi yo kwisi byamwikaragiyeho. Bagenzi mujye mureba Betty aho maze kumubwira ko bashobora kuba bamukuriye mwinda. Birababaza bagenzi, nawe ari wowe disa agahinda kakuwakagira. Betty yahise arira baramubwira ati ariko nta kundi wihangane. Betty arababwira ukuntu byagenze, abahera inkuru imwe ku yindi, ahera kuri ageza kuri Z ukuntu cyamubeshe ko kimuhaye ikinini ngo kitwa Flat Pregnant Pill ngo gituma abagenzi
inda itagaragara kugeza igihe umwana avutse. Ariko bino binini abadogiteri muri kure bino filime munyandikire muri comment mumbwire ko ari ahantu mubizi. Iyi nkuru muri kure mumbwire ati ibinini bibaho. Bagenzi ntabwo bino binini nge bibaho. Bagenzi nuko umukobwa babwiye inkuru yose ukuntu byagenze, ukuntu igisore cyakomeje kumubwira kimubeshya. Bagenzi iki gisore ni kigome, yo birababaza. Birateye agahinda again. Bagenzi nge numva nababaye, sinjye mbona inkuru irarangiye ndi kumva n'amarira ari kuzenga mu maso. Ibintu beta ari kubana bagenzi ari nka mushiki wawe biri kubaho nawe wababara. Yo Betty yararize, barambwira ati nta kundi, nge numva nta kundi nahera ngo mbivuge. Ariko nyine icyo tugiye gukora, reka twikuremo ubwoba tugende tubwire musaza wawe ibintu byakubayeho, wenda ni unamara gupfa uzapfa amaze kumenya ibintu wazize. Betty bitararira aravuga ati ntimubimubwire n'ukuri kumana. Betty aravuga ati ngo nge numva nakwiyahura nkava kuri iyi si. Betty yaratashe, ubwo nyine bamaze kumurelaxinga, maze gutaha yatashe nyine yirengagiza nka kwa kundi yari asanzwe. Ifilimi itangira, Betty akimara gutaha umusaza we baba we wa mukobwa yabaye akigera ko kare asanga Betty bamaze kubibwira musaza we ibyamubayeho byose. Birababaza. Musaza we yahise araka, wa mukobwa aravuga ati nta kundi nyine namaze kubivuga, nta kundi byagenda. Betty yaragize agahinda. Musaza w'umukobwa arabwira ati Betty yo bagenzi. Betty ibibazo aramubwira ati mbabarire. Yo bagenzi birababaza. Ambwira ati kuki Betty utabimbwiye kare. Betty arakomeza kumubwira ati mbabarire musaza wanjye. Yo yahise akarisha ipanga directly ahita riruka akanya. Ese umusore agiye he? Bagenzi umusore wacu ahise yiruka ipanga gicyaye. Ese agiye kwiba umusore yateye inda Betty akanarama ku mbaraga. Yo agahinda ni kenshi kuri Betty. Bagenzi mujye mureba ari nako mukura nk'amasomo. Bakobwa murebe izi nkuru bagenzi tuzizana ngo mujye mwiga, ngo tuzizana tukanazibasobarira. Ubwo Betty ahise akomeza arira n'umushuti we dawe nuko yagiye. Inkuru birangiye nayo igenda irangira. Wize yize, utize ahubwo isi zamwigisha nkati. Bagenzi sinuko yigije Betty cya gisore nyene kiri kodika njye kuri jimusha nyene. Wa musore yahisaza afite ipanga rityaye. Musaza w'umukobwa namutema ikiba kizabanya mu rubanza nanjye nabyirera. Yo yashize inkweto hasi bagenzi. Nuko igisore cyagizemo ubwoba. Umusore avuga ati James ngiye guhwana nawe, ibyo wakoze birahagije, bigiye kubiryozwa. Iki nicyo ngo wishyure amabi yose wasambanyije benshi, ariko mushiki wanjye ugiye kumuzira. Nuko kinjira mu nzu bagenzi. Umusore nawe yiwe nuko byarangiye. Umusore niba yaramwishe ataramwishe nge ntabwo mbizi. Icyo saje nayitangiye ku gihe. Nge nitwa Joa, mukore subscribe bazi n'ubutaha tuzakomeze. Ndabakunda, Kuri Ineza Empire.